Hello guys, yeah, this is Kevin Technician nk'ibisanzwe. Uyu munsi ngiye kubereka uburyo ki ushobora gukoresha interineti y'ubuntu kuri MTN kandi ikaba yirukanka cyane bidakeneye fayile. So rero uraza ukajya muri Play Store yawe ugakanda kuri Play Store. Hano ukanda kuri Play Store ukajya hano ugasacingira application ukandikamo amatuneri rayiti, amatuneri rayiti VPN ugasacinga. Wamara gusacinga dore ngiyi amatuneri rayiti VPN, murabona ko ngewe n'ubundi iri installed. So rero iyo umaze kuyidawunirodinga ino application, uraza ukajya muri setting yawe ya telefone, wamara kugera muri setting yawe ya telefone ukajya hano handitse bigaragaza ko VPN yacu yakunze kuko byamaze kuba connected. Wenda katujye nko kuri TikTok yacu turebe ko biri buze kugenda nk'uko ari nayo tuzi ikoresha amamega menshi. Katuyikandeho. Murabona ko muri make rwose murabona ko ibintu biba byarangiye, interineti yacu iba iri gukora. Wenda kanye no kuri WhatsApp nandike nka message turebe ko igenda. Reka mbwira uyu muntu ngo hello, kandebe ko ino message yacu igenda. Murabona ko na message yacu iba igiye. So rero guys, ibintu nkweretse mba nabisuzumye 100%, nizeye neza ko bikora. Urajya muri Play Store yawe wandikemo amatuneri rayiti plus amatuneri rayiti VPN, uyidawunirodinge. Numara kuyidawunirodinga uyifungureho. Mbere yuko ukanda kuri connected
mbere yuko ukanda kuri connect uramanza ujye muri setting ya telefone yawe, umanza ukore za steps zose ubone kuza ukande connect. So guys rero nk'uko munkurikirana kuri Kevin Technician, mbashishikariza kujya mukora subscribe kuko nzajya mbashyiraho utuntu twinshi cyane twiza tw'ubwenge, mujye mukora na share. So thank you for watching my video. You remember to subscribe, share and comment.